ngo ngiye kubona mbona ngo uri kubwiriza, ngo mbona abantu baraje bagutunga amatoroshi ngo menshi, naho ubwo kamera zari zitaraza ntazo yarazi, mpishuriwe none hakarizi kamera Imana yavugaga icyo gihe. Nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Abantu ubwo se abantu twari kumweza bati ubwo se ubwo ntibadufata ko turi gusengera mu butayu, ntiyongere kuvuga cyane doragira urusaku ngo hoya. Nabonye abantu bamutunga amatoroshi ngo baramumurika, ngo barangije ngo bahindukiza amatoroshi, ngo mbona baramuritse ngo ni Kigali, ngo n'abantu bari kure ngo bakajya bakubona ngaho uri kubwiriza. None dore bari kuntunga amatoroshi, muyahindukize muyerekeze ni Burayi naho bambone. Nta jambo Imana ivuga ngo rigire rite ngo rihere. Kandi ijambo ry'Imana itubwira ko ibihembo by'ibyaha ari iki? Ari urupfu. Ubwo rero udapfa n'uwamaze kugira ute kwihana. Ijambo ry'Imana itubwira ko kwihana ni uguhindukira Imana yacu itugiriye neza. Umuntu akava mu bibi yakoze, yarangiza agafata umugambi mwiza wo kutazongera kubisubiramo. Imana yacu itugirire neza. Bya bindi byo kuvuga ibyaha umuntu yakoze ni byiza, ariko intambwe ibanza ni uko umuntu afata umugambi wo kuva mu byaha, akabanza akemera ko ibyo yakoze atari byiza, yarangiza akababazwa nabyo, yarangiza akavuga ati ubwo ibintu bimbabaje ndahindukiye sinzongera kubikora. Imana yacu yagwa icyubahiro. Mana turagushimiye kuko amarira tuzana atariyo dutahana. Ibirenge byawe birimo gukira, ku birenge byawe hari ibisubizo by'ibibazo dufite. Turagushimiye cyane kuko uri Imana ikiza, awakugezeho wese ataha kuvuga neza. Tugukuriye ubwatsi, tugukomeye amashyi kubera ko ufite umugambi wo kudukiriza mu nzu yawe. Turasenze mu izina rya Yesu ngo ushyigikire umukozi wawe mu ijambo ryawe, kandi imbaraga mvejuru zimubeho, kandi ijambo ryawe rikize, ijambo ryawe rihindure imitima ya benshi. Baje barira batahe baseka, baje bababaye batahe bishimye, abaje bafite ibyaha batahe babibabariwe, kubera ko ku birenge byawe hari imbabazi. Turagushimiye kandi twakiriye ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu ashimwe. Minota 20 tugiye gukoresha, mu nyemerere rero dufatikanye indirimbo ya gatatu mu ndirimbo z'agakiza, igice cya mbere ndetse n'inyikirizo. Dukomeze na gahunda y'ijambo ry'Imana. Nimutinda murasanga nagiye. Ya gatatu mu gakiza. Nari narazimiriye kure nibagiwe Yesu, nyuma Yesu ambwira ijwi rye rinzanira umunezero, none ubu ndanezerewe kuko Yesu yantaruye, ahera kwanyoza ibyaha, niyemeje kumukunda. Amen. Tuzonshame kugira ngo mudakomeza mu ibaruwa isaba Baraka kuza hano muri iki giterane. Twabonye igiterane kibanda ku ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice cyaho cya gatatu umurongo wa 19. Naho ngira ngo tuganire
twihuse rero tuhasome twumve icyo Imana idushakaho mu gihe nk'iki ngiki. Ibyakozwe n'intumwa igice ni icya 3 umurongo wa 19. Ijambo ry'Imana rigira riti nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe ngo iminsi yo guhemburwa ibone ko izituruka ku Mana. Amen. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Iri ni ijambo abigishwa ba Yesu bavuze ubwo bari batangiye gushyira mu bikorwa inshingano zo kubwiriza ubutumwa bwiza ndetse no kugaragaza ko muri Yesu harimo imbaraga, ariko izo mbaraga zitaguma muri Yesu gusa, ahubwo n'abamwizeye nabo bongera bagahabwa imbaraga bagakora ibyo Imana ishaka ku bantu bayo no kurengera ubwoko bwayo. Iri jambo abigishwa ba Yesu baribwiye abari baje kureba igitangaza cyari cyakozwe ubwo umuntu wari waravutse afite ubumuga bw'ingingo yaramaze guhaguruka bitewe nuko yarafashe intego nyamukuru yo gutumbira abakozi b'Imana no gutega amatwi icyo bavuga. Ijambo ry'Imana ritubwira ko abakozi b'Imana bari baje mu rusengero, ariko umuntu yibereye muri gahunda ze zimenyerewe zo gusabiriza, aravuga ati ubwo mbabonye baje bambaye amakoti, ubwo mbabonye baje bafite umutima w'impuhwe barampereza. Ariko Imana yacu ishimwe ko icyo yari yategereje Imana yabonye ko nta gaciro gifite ikamuhereza igifite agaciro, ariko babwiraga icyo dufite tugiguhereza mu izina rya Yesu Kristo, haguruka ugira ute wikorere bwawe ugira ute ugende. Abari baje kureba ibyo bitangaza nabo bwari bari mu karugane, bari mu bibazo byabaye ibyo ari byo, baravuga ati ariko ubwo turi bene Aburahamu natwe biriya twabishobora. Bwira mugenzi wawe ibyahise ntibishoborwa n'ubonetse wese, bishoborwa n'uwo amaze kwemera Yesu Kristo nk'umukiza wiwe. Bari muri abo ntabwo ati none rero kugira ngo mugire icyo muronka kandi namwe mwuzure umwuka wera, mwongere muhabwe ububasha bwo gukoreshwa na Yesu nk'uko natwe tubufite, hari icyo mugomba gukora, aricyo twasomye kuri uyu murongo, aho bahawe inama y'uko buri wese akwiriye kwihana. Imana yacu tugirire neza. Turangaha tugira ngo muri aya minota mike dufite twongere tuganire ku kwihana n'akamaro kabyo. Iyo bavuze kwihana, abantu benshi bagira ibisobanuro byinshi batanga. Harabibwira ko kwihana ari ukuza ukabwira abantu ibyaha wakoze warangiza ukarekera aho ngaho. Ni byiza, nabyo ni kimwe mu bimenyetso by'uko umuntu yagize yihariye, ariko ubushakashatsi bumaze kugaragaza ko abantu bajya bavuga ibyaha bakoze ariko batigeze bihana. Kwihana ni iki rero? Iyo dusomye ijambo ry'Imana mu buhanuzi uko bwahanuwe na Ezekiyeli igice cyaho cya 18 umurongo wa 21, Imana hari icyo yavuze ku muntu wihana. Imana ubwayo niyo yatanze igisobanuro cyo kwihana. Ezekiyeli igice cya 18 umurongo wa 21, Imana ubwayo yaravuze ngo ariko umunyabyaha nahindukira akava mu byaha bye byose yakoze, agakomeza amategeko yanjye yose kandi agakora ibitunganye bihwanye n'amategeko, n'ukuri azabaho ntabwo azapfa. Imana yacu yagucyubahira. Kandi ijambo ry'Imana ritubwira ko ibihembo by'ibyaha ari iki? Ari urupfu. Ubwo rero udapfa n'uwamaze kugira ute kwihana. Ijambo ry'Imana ritubwira ko kwihana ni uguhindukira. Imana yacu tugirire neza. Umuntu akava mu bibi yakoze, yarangiza agafata umugambi mwiza wo kutazongera kubisubiramo. Imana yacu tugirire neza. Bya bindi byo kuvuga ibyaha umuntu yakoze ni byiza, ariko intambwe ibanza ni uko umuntu afata umugambi wo kuva mu byaha, akabanza akemera ko ibyo yakoze atari byiza,
yarangiza akababazwa nabyo, yarangiza akavuga ati ubwo ibintu bimbabaje ndahindukiye sinzongera kubikora. Imana yacu yagwa icyubahiro. Ijambo ry'Imana ubundi ryongera kutubwira ko igituma abantu bihana ibyaha nuko n'ibyaha bizana ingorane. Iyo dusomye ubutumwa bwiza Yohana yatanze arimo yigisha abantu, arabwiye ngo ni muhungu umujinya ugira uti uzatera. Imana yacu tugire neza. Turebe byiza rero byo kwihana. Icyambere nuko ijambo ry'Imana ko rimaze kutubwira kwihana, ariko twavuze kuva mu byaha twongere kubikora, bituma Imana yongera kutugirira icyizere. Imana yacu ku cyubahiro, ikongere ikatunezererwa, ariko tukongera tugasabana nayo. Iyo dusomye ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya 8 umurongo wa 34 kugera ku murongo wa 36, ijambo ry'Imana ritubwira ko umuntu wese ukora ibyaha wari iki? Ijambo ry'Imana turisome mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo 3, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cyaho cya 8 umurongo wa 34 kugera ku 36, aravuga ngo Yesu arabasubiza ati ni ukuri ndababwira yuko umuntu wese ukora ibyaha ari imbata y'ibyaha. Imbata ntiba mu rugo iteka, ahubwo mwene nyirarwo niwe urugo mu iteka. Nuko umwana n'abatura muzaba batuwe by'ukuri. Imana yacu tugire neza. Mu byaha hamwe ububata uzasanga umuntu ni urugero yize ibirebana n'ibinyabutabire cyo mukunda kwita shimi, yize ibirebana n'ibinyabuzima biology, ariko akakubwira ngo umenye itabi rigira ute ririca, ariko yarangiza we akarinywa azi neza ko ari ribi, nuko aba yaramaze kubatwa n'iryo tabi. Imana yacu tugire neza. Ijambo ry'Imana tubwiye ngo umwana natubatura tubatuwe. Birasaba iki rero? Kuva mu byaha no kongera kuzirikana ko turi abana b'Imana, tutari ibyigenge, ahubwo dufite amategeko cyangwa se indangagaciro zitugenga, tukagenda twumvira Imana. Ikirenze kuri ibyo, umuntu wamaze kwihana ibyaha byiwe ahabwa n'ikimenyetso. Umwuka wera araza agatura muri wa muntu, bityo ntaba akibaye ikigenge, ntaba akibatwa n'ibonetse byose, ahubwo wa mwuka wera akamuyobora. Ahandi bananiwe akagenda ashobozwa n'uwo mwuka wera. Ndabifuriza kandi twese turifuriza kwemera gutera intambwe tukegera Imana. Byashoboka ko ari aho wagiye ugira ibihe binyuranyije, ukagenda uhura n'ingorane, ugasanga utereye Imana icyizere, ukumva wakwikorera ibyo abandi bagira ute bakora, kuko nta buyobozi wari ugifite. Ariko uyu mwanya ijambo ry'Imana tubwiye ngo abamaze kwemera kwakira Yesu Kristo nk'umukiza wabo, uwo ngo arabatura, yarangiza akabariza n'umwuka wera kubayobora. Aho wagize intege niwongere wisuzume, uvuye ati mbese ko ijambo ry'Imana rimbwiye ko umunyabyaha nareka ingeso ziwe akurikiza amategeko y'Imana, Imana izongera ikamugirira imbabazi, izongera ikamugirira urukundo rwo kurusha kumwiyegereza. Ko nagiye mu byangwa n'Uwiteka ndakora iki? Hindukira hakiri kare. Imana yacu yiteguye kubabara buri muntu wese. Reba amagambo uvuga, reba uko ukora imirimo yawe ya buri munsi, wongere urebe uko ubanye n'abo mu muryango wawe, wongere urebe uko ubanye muri korari, nanjye nk'umushumba ndebe uko mbanye n'abashumba ndetse n'intama, twongere turebe ko harimo guhuza no guhuza n'Imana.
aho bitagenze neza Uwiteka yongeye kugira ute kwitegura kugirira buri wese imbabazi kuko indirimbo twarimye yavuze ngo twari kure tuzimiriye mu ishyamba ariko Yesu araza agira ute aratugarura. Nayo mpamvu yateranyije igiterane aha ngaha kwari kugira ngo buri wese yongere igira ute imugarure. Umwaka ujya gushira kanihereho hano iwacu Baraka, ntabwo mwari muzi ko uyu munsi muzamuteraniye aha ngaha. Cyakora mwaravuze ngo muri agice ni plan tosha mu n'ingendo, ariko umunsi yashimye ko duteranira aha ngaha kugira ngo twigiranireho Imana yacu tugire neza, tubwirize abanga ariko nabo bongere batubwirize, twongere twinjire mu murongo w'abana b'Imana. Imana yacu tugire neza. Uretse nafata umwanya kwisuzuma. Mana Data twese uri mu ijuru, se umwami wacu Yesu Kristo, turanga twongeye kunezererwa, tugushimiye ko wongeye kutwibutsa neza ko utajya wishimira ibyaha, ariko umunyabyaha we ujya umwishimira yateye intambwe kaguhindukirira. Turanga turakugize ngo buri muntu wese mu rwe ruhande umufashe kongera gusobanukirwa nuko yagiye, kandi yongera asobanukirwa nuko akwiriye kugenda, kugira ngo ahitemo neza kongera kubana nawe, kugira ngo ijwi ryawe ryongere rimuhindure kandi yemere gukoreshwa nawe kuri Imana ishobora byose. Ongera utwigarure natwe tukugarukire, buri wese aho yagiye intege icyo mubabarire kandi umushoboze kuva muri zo, kugira ngo wongere umwuzuze imbaraga z'umwuka wera kandi wongere umugire igikoresho kizima. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Murakoze Imana igumye kutugirira neza. Ijambo ry'Imana, mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe. Mwakire ijambo ry'Imana. Twakomera Yesu amashyi kubw'ijambo. Mvuka hirya aha twigeze kujya gusenga, Sitani ntari hano, niwe twajyaga dusengana icyo gihe, nawe ari inzahare n'abandi bantu. Twagiraga umukobwa mutoya waduhanuriraga turi gusengera ahantu mu mugano. Ubu ibintu yajyaga ahanura kerekwa, ubu nibwo mbibona. Nigeze kubabwiriza turi mu mugano nijoro saa 8 z'ijoro, none hajya mu mwuka arahanura. Amaze guhanura arambwira ngo nderetswe. Ntese weretswe iki? Ngo neretswe wamamara ngo ugera kure. Ntese kure nahageze nte? Ngo nagiye kubona ngo mbona ngo uhagaze ahantu ngo hano iwacu mu Bushenge. Imana ishimwe ko hano ari mu Bushenge. Erega ntago bigombera kujya kure, nta hantu Imana itagukomereza. Ibi bintu ndabyibutse, niyo mpamvu mbabwiye ngo bacana aya matoroshi. Ngo ngiye kubona mbona ngo uri kubwiriza, ngo mbona abantu baraje bagutunga amatoroshi ngo menshi. naho ubwo kamera zari zitaraza ntazo yarazi, mpishuriwe none hakarizi kamera Imana yavugaga icyo gihe. Nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Abantu ubwo se abantu twari kumweza bati ubwo se ubwo ntibadufata ko turi gusengera mu butayu, ntiyongere kuvuga cyane doragira urusaku ngo hoya. Nabonye abantu bamutunga amatoroshi ngo baramumurika, ngo barangije ngo bahindukiza amatoroshi, ngo mbona baramuritse ngo ni Kigali, ngo n'abantu bari kure ngo bakajya bakubona ngaho uri kubwiriza. None dore bari kuntunga amatoroshi, muyahindukize muyerekeze ni Burayi naho bambone. Nta jambo Imana ivuga ngo rigire rite ngo rihere. Niyo mpamvu rero nshaka ko muzamwerekeza no kuri abakristo banjye nabo, kugira ngo icyo Imana yavuze gisohora. Imana yajyaga ibabwira ko Imana yajyaga ibabwira ko muzakomera, mukagira muzabanza muve hano, izabakomereza hano. Haleluya. Muberekezeho nanjye kandi abikamembe ntimubibandeho.
mwibande kuri nge n'aba bantu banjye bahana ko ibi bintu biri mu bintu twasengeye. Imana itubwira ko tuzakomera, abantu bajye bavivura bavuge ngo burya abantu bo mu Bushenge ka Gatamu barakomeye. Haleluya. Hari ibintu mwebwe mutazi. Imana nikubwira ko izagukomeza, ishobora kutaguha amafaranga ariko ikakubanisha n'umuntu ukomeye. Ubwo se ntuba ukomeye? Abantu bose mureba iyo duhuye ni amaguru y'inkoko basavera ba. Ndi mu bagabo barya neza muri uyu mujyi. Papa rehe ndabeshye papa. Sindya neza ntubizi. Na Manuel arabihamya. Mba mfite iki se ko mu mufuka mfite mubanza ari senye sana. Haleluya. Ubwo nanjye ndakomeye. Kandi namwe murabona ko iri torero nanjye nyoboye naryo ritoroshye. Ni iri stari aba bantu Imana yarabakomeje kumubare. Bagira ukuntu bahinga ibijumba, bagahinga ibishyimbo, Imana ikagenda ikabiha umugisha. Nabonye ko bazanye n'ibisheke mu nzu y'Imana. Igisheke ni sawa burya kibamo isukari y'umwimerere. Aha rero mutagira ngo inzara yarahanyiciye, kutabyibuha ni kumwe kwanjye nananiranye ariko mba nariye. Aha hari ibiryo. Haleluya. Turashima Imana yabanye natwe kera tugasenga itubwira, hanyuma iby'Imana yavuze amaso yacu akaba abibonye. Uyu munsi turabagabo bo guhamya ko Imana igira neza. Turabagabo bo guhamya ko Imana yishyura amadeni. Turabagabo bo guhamya ko Imana yubaka amazu. Turabagabo bo guhamya ko Imana yambika abantu. Turabagabo bo guhamya ko Imana itanga diplome. Turabagabo bo guhamya ko Imana ivuga ijambo ikaririnda kugeza igihe risohoreye. Turabagabo bo guhamya ko Imana itanga ingo nziza. Turabagabo bo guhamya ko Imana ivuga ubukwe ikabukora. Abantu muri kunywa inzoga n'itabi musambana, sinzi ibyo murimo, Imana yacu iravuga kandi irakora. Muvuge amena. Haleluya. Niho natabariwe. Amarira nazanye siyo natahanye. Urayizi? Muhaguruke baturirimbisha iyo ngiyo. Nata